Wabyutse anze Chérie. None ikintu waba urimo utekereza cyo kongera gushaka akazi? Noneho urumva wandambiwe? Oya. Niko nagira ngo mubaze niba wenda hari ukuntu nawe waba ubona ibintu nk'uko mbibona, kubona ko akazi ari ngombwa. Hari ibintu byinshi byo gukora hano mu rugo nawe urabizi, amafagitire menshi dufite, bimaze igihe ariko ubona ko bitanyoroheye pe. Nagira ngo uzi wenda niba hari igitekerezo waba ufite cyo kongera gushaka akazi tukaba twafatanya. Umva, narakubwiye ngo ntegereje akazi kandi k'ibyo nigiye, uri kunyumva? Kandi nikataboneka uzadutugende, uri kunyumva? Ubu si igihe tumaze cyose twarapfuye. Nagaruka mvuze, iyo wari ukurambirwa mba naragiye cyangwa nanagize gute, ariko nahamya none ugira ngo nzajye kwibasa kugira ngo wishime? ntabwo ari ko mvuze, ni ukugira ngo gusa ushake akazi, dufatanye akazi, dufatanye imirimo ya hano mu rugo, dufatanye zino fagitire zo tuba dufite mu rugo. Yego nubwo ntavuga wenda ngo ubundi umushomeri, ariko akazi mfite nawe bakabona nta kintu kiba gihagije kiba kirimo. Amafaranga tuyagabana turi batatu, tugabana inyungu, ni amafaranga aba ari make pe. Kwishyura inzu, guhaha, kugira gute ntabwo biba byoroshye. Rero uramutse nawe ufite hari akazi ufite, twafatanya bikagenda neza. Reba iyo tujya kuba dukora turi babiri. Ubuze ngewe nkora ibintu nize, ngewe hari ikintu nize nkora, ariko hari icyo mbasha kuzana mu rugo. Noneho ureba wowe wize ku mashuri ufite n'akazi kawe, hano hanze ntabwo wabura akazi pe. Ushobora wenda kutagira kariya wakoraga kameze kuriya keza, ariko akariko kose wabona kakaba keza. None se urumva Mutoni na Rwasi bari bamwe? Wowe ni wowe, nanjye ni ngiye, uri kunyumva? Nintakabona nta kandi kazi nzajya guhiga. Kuki wankoresha ibyo ntigiye? Ngiye ku bwanjye cyari igitekerezo, washakisha n'akandi kazi ako kawe kazaboneka ukagakomeza, kaba kandi katabonetse ako ntibivuge ko ari ukubura aho gusa, nawe wenda ibyo ukeneye utabasha kubyigurira uretse wenda natwe. Ngiye nkubwiye ko ntajya nkuca. Okay, nta kibazo, ndaza kubitekerezaho ndakubwira icyo gukora.
none se byo basubiruka gushakisha ngo bazi niba wenda ushakishe n'ahandi urebe niba wakabona. Yego igihe gishize umaze wicana kinini gushaka icyo gukora ntabwo ni ukuri kandi ngenda bizi ko wabona n'akandi kazi keza nubwo katari ibyo wigira ariko nabwo kuba warize birahagije ntabwo uri umuntu utazi gusoma ku byo wamenya ibintu. ndaza kubitekerezaho nzakubwira. none si umwana akamaze iminsi agukumbuye wari wamutelefona? Bakubwiye ko hari ikibazo kindi afite se? Ahari ntatekanye kwa nyirakuru? Ahari ameze neza cyetse nimba bamurambiye. Nubusubiza uteka ameze neza hari icyo kibazo nta kuba wamuvugisha umwana nta kibazo afite bampamagara, afite ikibazo bampamagara bakambwira ngo ararwaye. Uko nyumva nimba rero batarampamagara ngo ararwaye ndumva nta mpamvu yo kwirirwa nkesha abantu umutwe mbahamagara. baba baguhamagaye se bo wabafashe basi? Njye numva twazana umwana bagukumbuye agushaka yarakubuze natwe badukumbuye nanjye bankumbuye ariko kubera kwirirwa nzenguruka mba nabuze n'uburyo muvugisha cyane nagira ngo murebe. None se nimba wumva bagukumbuye nawe mukumbuye wazamusanze kwa nyoko? Ngiye kugarura umwana azahaba ari mu rugo ko biri kose ntabwo mama arimo arabifata neza kuba umwana tunanirwa kumwirira tungana gutya. Ikindi n'umwana wacu ntabwo umwana yananira kuri uru rwego tudashoboye kumwirira kandi nta nubwo twakabaye twaramubyaye. Iyo mwana ni time ndamuzi. Ibyo ni ibyawe birakureba abantu. By'akazi nibyo bitekerezaho sheri. Nakubwiye ndabitekerezaho mva imbere. Ushaka nzane mikoro biririmbemo se? Itegure tujye gufata breakfast yabonetse. Icyo kiri ku magambo. Kore Kigali sero hano. Mana yanjye we siko ninabuza amahoro. Akurira we ni rwose umuransetsa nako muranangaza nawe guseka byo biragoye nabyo rwose bagikubona uburyo wagira ngo yarazi ko ari ibintu bidashoboka nawe ubwawe kuri hafi uba wenda nko kujya mu nda y'isi sinzi uburyo biba biremereye. Oya ega ndamuzi rwose ntabwo wamugore urihangana pe. Ndabizi ntabwo rwose yoroshye ariko kandi agera kumumenyera naramumenyereye nta mana yanjye sinzi ndakundira mu zuba ko ariko naramumenyereye rwose ni umugabo ugoye ariko mbacecetse nyine namwe urihangana no kwihangana byose. ahubwo se kore ntabwo wansobanuriye ibintu wize wenda umuntu yakoherezamo akazi ufite umuntu ukohereza akazi cyangwa ugufasha abantu benshi muziranye bagufasha gushaka akazi. Kamifite okay sorry wize ibiki wize bijyanye n'iki wenda nanjye ngufashe nyamubariza ariko ujya usohoka n'ahanze gutembera ukavugana n'abantu ukagira inshuti nyine bakajya bagufasha nabo. Muto twasigaye turi imfubyi njye na Dede twasigaye turi babiri. Uriya Dede ubona nawe yigeze gufungwa ninjye namucize muri kariya kazi ariko byamunaniye kubivamo. Twasigaye turi imfubyi ubuzima buranga twabuze abatwishyurira minerivare nta kundi twari kubigenza twahise tujya muri kariya kazi byaranze ariko burya ngo hari igihe umuntu ahura n'ikintu kibi akagira ngo wenda
ntabwo ari umugambi w'Imana. Mpamya neza ko kujya muri gereza kwanjye ari umugambi w'Imana, kuko ubu bizampindurira ubuzima. Nize ibintu byinshi ndi muri gereza. Nabashije kwiga kudoda. Ubu nshobora gufata igipapuro nkagihinduramo vaze. Ushobora ibintu byinshi nigiye muri gereza. Nize ubuzima ngo ni iki. Cyambere ndagushimira cyane kuba warabashije kubona nyakiye muri runo rugo, kuko kwinjira muri uru rugo byatumye ntuza, ariko ngira ngo ufashe. Nta wundi muntu mfite hano muri no Kigali, nta n'umwe mfite. Umfashije washakira nk'umuntu waba ukora mu by'amadeni Rwanda. Dore nino kanzu nigena hidoze muri gereza. Wow, ni kanzu nziza nayikunze cyane. Wowe widodeye? Njye nayidodeye. Umuhanga. Bigisha ibintu byinshi kubaza, ukajya ntabwo nigeze mbyiga. Nize ibintu byo gutaka, niga ibintu byo kudoda, gukata. Ujya wumva ibintu bya made in Rwanda? Urajya byumva? Wabyumvisheho? Iyi njya mbyumva. So ni mbe n'ibyo ngibyo ndabyumva. Ndumva ari mbe n'ibyo ibintu bya design, kudesigninga imyenda, twarabyize ibyo byose. Ubu neza umuntu yaguye igitenge ku kimwe cyatse neza ukagikuramo ikintu ushaka kukibumva. N'akakositimu keza kakubera nkaho ufite agataye nk'ako gatoya, nakudesigningira ukumirwa. Nagize amahirwe, ngiye mbifata nk'amahirwe, ntabwo gereza yanjye yampfiriye ubusa. Ariko rwose muto umbabariye ukanshakira akazi, gisi ntaranya akazi, ariko ugize amahirwe ukamubonera wenda nk'umuntu ufite nk'imashini atanakoresha ukayinzanira. Ubu nzi no kuzifata, kuziteranya, nkazishyiramo amavuta, igize ikibazo nanayikorera. Ntabwo nabigusezeranya, ariko nizeye ko ibintu byose bishoboka. Ningira Imana umuntu uramubona, cyangwa nkabona umuntu undangira, cyangwa nawe ariko ukomeze ubaze ujya hano hanze mu baturanyi, umenyane n'abantu, uhure n'abantu benshi baba bazi ibintu bigiye bitandukanye. Nitugira Imana tukamubona, ugire akazi nawe ukore. Ubwo se bibaye bebe? Não, Melissa, bebe. Ni magana beri? Allô? Oui. Regana n'isoni bashaka ko ngaruka iwawe. Umva mbabare cyane, ntabwo nagaruka aho ngaho iwanyu rwose. meze nabi kandi nta wundi wamara akariro mfite atari wowe, sibyo sheri? Ariko uyobewe ukuntu umugore wawe yankubise. Niba ubishaka duhurira ahandi. ngira ngo nawe urabizi muri iyi minsi nyine nta gikofi ihagaze neza. Ariko waza kuko n'ubundi arataha nka 5 cyangwa 4. Urumva yajya gutaha watashye nawe. Shaka kwihanganye kuri umusheri wanjye. Gore niba ushaka iby'urukundo tubikomeza, tugende tubikorera ahandi abaro tubikomereza. Sawa nyine ubwo nzaza uhagaze neza mu mufuka. Urumva
Koreta! 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 Akira nkwereka akantu mfasha. nari nzi ko musinziriye. Se irasakoshi iba hariya ni ibiyande. Si yamukunze. Ati se naryama nsize umugore mwiza nkawe yicaye muri salo. Erega uzi ko umugore wawe aramutse atwumvise yagira ngo hari n'ikindi kintu. yashaka ko twumva. Ubu se warabiyobewe kuri mwiza cyane kumurusha. Erega kuba twaratandukanye ntibivuze ko ntakwiyumvamo cyangwa ngo nyiyumvemo. Oya Rwasi. Sibyo? Oya Rwasi. Tegereza umugore wawe aze. Tegereza umugore wawe aze. Ariko umugore wawe yaruhuye. Niwe mugore ukubitwa. Niwe mugore uzanirwaho inda ya hejuru. Ariko ubundi kuki umugore wawe ataguta ngo yigendere? Ariko Rwasi, umugore wawe uramukunda? Ese ntamukunda niwe wamurongoye. Sivye ko ari uko mwigize abagore badafatika bishinze. Mureba nkawe igihe nahereye mwinginga. Wagira ngo ndi kwinginga isugi y'imyaka 10. Ubundi se urinda unyinginga wategereje umugore wawe akamukemurira ibibazo. binginga. Reka nkubwire. Rwasi mbabara ibyo bintu ntubikore. Ikise cyane. Rwasi mbabara ibyo bintu ntubikore. Rwasi kandi ndatera induru. Rwasi ndatera induru. Shiri umeze neza. Gore, nta kibazo ufite. Nta kibazo utwaye. Shiri yungane. Tegera injiji z'abagore gusa. Foi. Ai, Joey. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Então, quero que me entenda. Mulher, ai, Joey. Agora eu. Frida, wohereje umushyitsi umucumbikira. Umugore w'umutindi we. Ibyo washatse.
ushatse we umugore aranyiciye we wa mugome wa mutindi we